None ikaze nanone mu biganiro bya Papa urwa Gasabo, aho uri hose twizere ko umeze neza cyane kandi ko ukomeje kugubwa neza cyane. Twebwe ntidutuza habe na gatoya, tuza tugubita inkuru zigiye zitandukanye, haba muri politike, haba mu myidagaduro, ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Guess what, today on this evening turi ku itariki 5 Ukuboza 2025 mu bitangazamakuru byo ku isi ndetse no mu Rwanda, nta kindi kiri kuvugwa nuko umuhanzi w'umunyafrika Davido agiye gutaramira abanyarwanda muri BK Arena. Nibiki biri kuvugwa mu mihanda ya Kigali ko ibintu bimeze neza cyane. Nta kindi kiri kuvugwa nuko Davido ubu wamaze kugera mu Rwanda, wageze mu Rwanda mu masaha ashize, cyangwa se wageze mu Rwanda mu masaha ashize. Ubu nta kindi kirimbanijwe ni igitaramo kiwe. Umuhanzi Davido yamaze kugera i Kigali ku butumire bwa Intore Entertainment hamwe na Skol mu gitaramo cyiswe 5 Live Tour agiye gukorera muri BK Arena kuri wa gatanu tariki 5 Ukuboza. Davido cyangwa se Davido Odedeji Odeleke wamamaye nka Davido yasohotse ku kibuga cy'indege mu masaha ya saa 8 nyuma yo gutegerezwa igihe kirekire, dore ko abarinzi be basohotse saa 7 z'ijoro bamutegerereje hanze. Yari kumwe kandi n'abashinzwe kumwambika ndetse n'ureberera inyungu ze, ndetse n'ikipe y'abacuranzi bagomba kumufasha gutanga ibyishimo bisendere muri iki gitaramo cye kiri bube ku masaha ya nimugoroba. Kubera umubare w'abanyamakuru benshi bari bagiye kumwakira, hari abatacyuye agafoto ke mu gihe we afite amashusho asa neza yabaje kumwakira ku kibuga cy'indege. Birumvikana ko we mu mashusho cyangwa se mu mafoto yagaragaye nuko Davido yabonye itangazamakuru ari ryinshi cyane, akuramo telefone, yambara ekuteri, maze atangira kwifatira amashusho asangiza abantu bamukurikiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Kuri uyu rero wa gatanu Davido wari urinzwe cyane, akaba atanagize ijambo na rimwe avuga arataramira muri BK Arena, abaza kuba ari kumwe n'abahanzi bakomeye barimo Kitoko Bibarwa. Ni igitaramo gitegerejwe na benshi ndetse amatike yacyo yashize ku isoko yabaye sold out. Iki gitaramo cya Davido cyatewe inkunga na Skol, ndetse ku bantu bose baza kwitabira iki gitaramo ntabwo baza kwicwa n'inyota, kuko ibinyobwa bya Skol biza kuba bihari ari byinshi cyane. Inkuru nyuriyemo muri make, cyangwa se ngutangiza inkuru y'uko uyu muhanzi Davido yamaze kugera mu Rwanda. Reka none twinjire kuri aya masaha y'umugoroba, byo bimeze gute, byifashe gute. Reka tujye kuri BK Arena turebe uko bimeze ndetse nuko byifashe kuri uyu mugoroba. Davido rero ari mu bakomeye mu muziki wa Afrika, ategerejwe kuririmbira muri BK Arena mu gitaramo cyo kumurika album ye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Uyu muhanzi yageze mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu munsi, mbere y'amasaha make ngo iki gitaramo kibe. Davido agarutse mu Rwanda mu gihe afite indirimbo zikunzwe cyane nka With You yahuriyemo na Omale, Ofami yakoranye na Victoria Monete, Be There Still na Found. Izi ndirimbo zose ziri kuri album ye yise 5 Eve yasohotse ku itariki 18 Mata 2025, ari nayo ari bumurike kuri uyu mugoroba. Uretse izi ziri kuri iyi album nshya, Davido afite n'izindi ndirimbo zakunzwe cyane kuri album ye yiswe Timeless yasohoye mu mwaka wa 2023. Byitezwe ko nazo ashobora kuziririmba ndetse muri Kigali muri BK Arena. Si izo ndirimbo zonyine, Davido araririmba indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zagiye zikundwa n'abanyarwanda, nk'izirimo Unavailable, Feel, No Competition na Kante n'izindi nyinshi cyane. Davido yakunzwe
cyane. Abantu muzi Davido mu myaka yashize, za ndirimbo zose araziririmba zose, nubwo amasaha akiri mabisi, ariko ab'inkwakuzi biganjemo urubyiruko bageze muri Beka Arena, muri kugenda mubibona muri no video turi kugenda tubereka. Ni inyubako ubona ko yaririmbishijwe cyane, cyangwa se yari ifite ibirango byiza cyane bidasanzwe cyane bigezweho, bigizwemo uruhare na Skol. Skol rero akaba ari uruganda rukora inzoga zisembuye ndetse n'izidasembuye, ariyo Skol akaba ariyo yateye inkunga iki gitaramo binyuze mu kinyobwa cyayo cyitwa Skol Malt. Uretse Davido, iki gitaramo kiraza kugaragaramo abanzi nyarwanda nka Kitoko, Riderman, Ariel Ways, Juno Kizigenda, Kid from Kigali, DJ Marno, DJ Toxic, DJ Alicia n'abandi banyuranye. Ariel Ways nyuma yo kuva muri mu kigo gifasha abantu banyweye ibiyobyabwenge cyangwa se muri rehab, akava muri Nairobi aho yagiye gusinyana amasezerano na Universal Music ifite ishami muri Nairobi. Ariel Ways nibwo bwa mbere rero arabagiye kugaragara kuri stage nyuma yo kuva muri ibyo bihe bitari bimworohereye cyane. Araza kugaragaramo kandi Juno Kizigenza, umuhanzi ukunzwe n'abanyarwanda cyane, Kid from Kigali. I think Kid of Kigali from Kigali nibwo bwa mbere azaba agaragaye kuri stage nini cyane. Araza kugaragaramo umu DJ cyangwa se DJ Marno, umuvanzi w'imiziki umenyereye mu Rwanda cyane. Haraza kugaragaramo DJ Toxic, umu DJ kandi nawe mwiza, ndetse na DJ Alicia n'abandi banyuranye cyane. Ni ku nshuro ya kane rero Davido agiye gutaramira mu Rwanda, aho ubwa mbere yahataramiye mu mwaka wa 2014 mu gitaramo cyari cyo kwibohora ku nshuro ya 20. Bwa kabiri rero yahagarutse ku nshuro ya kabiri yahagarutse muri 2018 we yari ari mu rugendo rw'ibitaramo yari yise 30 Billion African Tour 2018. Nibwo Davido yaragarutse, yarari mu Rwanda. Icyo gihe yafatanyije n'abahanzi barimo Buravan, Charly na Nina ndetse na Riderman. Now Davido aheruka gukorera iki gitaramo i Kigali mu mwaka wa 2023 mu iserukiramuco rya Giant of Africa Festival yabereye muri Beka Arena guhera tariki 16 kugeza tariki 19 Kanama 2023. Davido rero nta wamenya uko amusobanura, nta wamenya nuko anamuvuga, kuko ni umuhanzi munini cyane uhagarariye Afrika mu bitaramo bigiye bitandukanye, aho agiye kumurika album yitwa 5 Years. Mwibutse ko Davido akomoka mu gihugu cya Nigeria, igihugu giherereye ku mugabane wa Afrika, igihugu gifite ibendera ry'umuziki wa Afrika yose. Davido kandi yagiye akorana indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye, haba ku mugabane wa Afrika, haba muri Nigeria, haba ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe turi hano ni Papa w'Urwagasabo, tukugezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu myidagaduro, haba muri politike, haba muri siporo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntiturava rero mu gisate cyacu cy'imyidagaduro, n'ubundi reka turacyari mu Rwanda. Umuhanzi Yampano ni inkuru rero, umuhanzi Yampano ari mu kubarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, aho yagiye guhura n'abari bamutumiye mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ariko si ibyo ngibyo mbazaniye cyane, ahubwo mbazaniye inkuru ivuga ko Yampano yicujije icyizere yahaye abantu cyavuyemo kumugambanira cyangwa se kugambanirwa cyane. Umuhanzi Uworizabwira Florier uzwi cyane mu muziki nka Yampano yashyize hanze ubutumwa bwakanguye abakunzi be nyuma y'iminsi 3 gusa ageze mu Bubiligi ari kumwe n'umukunzi we mu rugendo rwo kuruhuka no gukomeza ibikorwa bye bya muzika. N'ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryo kuri wa 4 tariki 5 Ukuboza 2023, ashyiraho n'ifoto ye asuka amarira agaragaza agahinda n'umuruho yanyuzemo. Ibi bibaye mu gihe kuri uwo munsi nyirizina mu rukiko hatangiwe ubusabe bushya n'umunyamategeko we Ishimwe Patrick
hatangiwe ubusabe bushya n'umunyamategeko wa Ishimwe Patrick Pazoman uregwa gusakaza amashusho agaragaramo yampana n'umukunzi bari mu bihe byabo by'ibanga. Uwo munyamategeko yasabye ko yampano ubwe yakorwaho iperereza, akavuga ko bishoboka ko yaba yaragize uruhare mu isakazwa ry'aya mashusho kuko yari kuri email ye bwite. Mu butumwa bwe buremereye imitima cyangwa se bwakomerekeje abantu benshi, yampano yanyujije amagambo agaragaza ko yahuye n'akaga yatewe no gukunda abantu no kubaha icyizere gikomeye, nyamara bakamubera intandaro y'ibibazo ari gucamo muri bino bihe bikomeye bitamworoheye. Yagize ati kubera wenda kuvukira kure y'iterambere hari igihe mpa urukundo abantu nkarwima imbwa, kandi burya imbwa ntiyakugambanira. Reka mbabwire nta muntu n'umwe wanyumva, ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima wanjye. Uyu muhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nka Uwo Muntu yongeye kugaragaza ko nubwo ibihe arimo bitoroshye, yizeye ko hazaza ibihe byiza, ukuri kukamenyekana kandi byose bigasubira ku murongo. Yasoje agira ati ibihe bizacaho haze n'ibindi kandi byiza, mwana wanjye cyangwa muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Ubutumwa bwa yampano bwakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, benshi bagaragaza impungenge n'inkunga yo kumushyigikira muri ibi bihe by'ubuzima bwe bwite n'akazi ke ka muzika kagezweho n'ibi bikorwa byo gusesereza no kwangiza isura yiwe. Twavuga byinshi rero, tugavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko reka tube ducumbikiye ahangaha. Twibutse ko ugomba gukora subscribe kugira ngo urusheho kuzajya ubona amakuru agiye atandukanye, haba mu Rwanda ndetse no mu Burundi no mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka sinasohoka sinagenda nkabahaye amakuru agiye atandukanye, haba avugwa muri politike ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, dore ko twebwe tutajya twiburira cyane kuri papa w'u Rwagasabo. Nuko nakubwira ko impunzi zisaga ibihumbi bitanu, zirenga ibihumbi bitanu cyangwa se ziri buze kwiyongera, ziri gusesekara mu gihugu cy'u Rwanda kuri uno munsi. Ni mu gihe ziri kunyura ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, mu kibaya cya Bugarama, mu murenge wa Bugarama ho i Kamanyola. Ni igikorwa impunzi ziri kwakirwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye, bakajyanwa mu nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Imana ikomeze ibashyigikire kandi ikomeze kubarinda mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu tubagezaho buri munsi. Twitwa Papa w'u Rwagasabo. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza cyane. Ndabashimiye, nge nitwa Irene Kamoso. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.